wari wumva neza ko ushaka ikintu ugashyiraho imbaraga zawe ugashyiraho n'amafaranga yawe yewe, ariko nanone cya kintu washakaga kikanga. Wakitegereza wareba nyuma ukabona ko kuba cyaranze nicyo kintu cyiza cyabaye birutwa cyane nuko cyanze nyine kuruta uko cyakabaye kiba. Wari wajya gutereta umuntu umukobwa akakwanga neza, cyangwa se umusore akakwanga, ariko nanone nyuma y'igihe runaka ukaza kubona ko yakwanze byari bifite ishingiro, kubera ko uburyo ameze nawe wakabaye umeze nkawe iyo akikwemerera kuba mwakundana. Iki ni ikimenyetso cyiza kikwereka ko buri kintu cyose kibaho ku isi kiba gifite impamvu. Uno munsi tugiye kuba twakiga uburyo wadiringa n'abantu bagusuzugura cyangwa se n'ibintu byanze, uburyo ugomba kuba wakifata mu ibyo bihe. Nta wundi muntu turi buze kuba twakifashisha mu bintu nk'ibi ngibi ni Marcus Aurelius. Iyo ageze ku bintu by'imibanire aza abanguranya nyine akaguha ubusobanuro bugaragara ndetse bwimbitse. Niyo mpamvu nkunda gukoresha Marcus Aurelius na Stoic philosopher. Tekereza wibaze, uri mu isi itagushyira hasi, nta banzi ufite, buri muntu wese ubona imbere yawe ari wawe undi ugufasha kuba watera imbere. Buriya buri kintu cyose kibi kikubaho ntukakinubire, kuko gishobora kuba cyaba inzira yawe yerekeza ku iterambere ryawe. Ibintu byose witegereza ukabona neza ko ari bibi kano kanya, hari igihe aba atari bibi kubera ko haba hari impamvu biba nyine. Ntabwo buri kintu cyose cyagenda uko ugishaka. Kigiye uko ugishaka ushobora gusanga urimo uritega imitego y'ejo hazaza. Ni nayo mpamvu rero bimwe byanga n'ibindi bigakunda. Ibikunda iyo witegereje neza uba usanga ari bya bintu nyine nabyo bigufitiye umumaro. Nimba ujya wumva udafite agaciro cyangwa se ukumva abantu iteka ryose bagusubiza inyuma, iyi video ni iyawe, iki kiganiro ni icyawe. Kwigisha amasomo ageze muri 13 azagufasha kuba wahangana n'igihe umuntu yakwanze cyangwa se n'igihe umuntu ataguha agaciro ukwiye kuba wabona. Ntabwo tugiye kuba twavuga teori cyangwa se amagambo, oya ni strategy ushobora kuba wakoresha mu buzima bwawe zikaguhindurira ubuzima nyine ugatangira kuba wabaho neza. Mbere yuko dutangira nagusaba ngo iki kiganiro gisangize umuntu uzi neza ko cyagirira umumaro, utume iki kiganiro kigera kure. Murakaza neza ikiganiro